kose agahora ntoteza ntacaringa umva nta mahoro ngiramo uko nasezeye rero njye nabonye umutima wanjye ugiye guturika mpamagara gitifu ngo azabidufashemo wenda turebe ko amahoro yagaruka nta kintu agishaka gukora reka aragira ngo njye mu kazi mveyo nze nkore n'ibindi bintu byo mu rugo reka nta kintu yamfasha ngo ntavuga amaye ngo akavuga ko twasezeye naguciye mu ijambo akabazo gatoya mbere na mbere ukimara kubona ufitanye ikibazo n'umugabo wawe wari guhamagara umuryango mbere yo kujya mu buyobozi buriya umuntu ajya mu buyobozi mu muryango byanze aho ndabeshera umuhungu we umuntu yirukira kuzi ko ari bumutabara oya ndabeshera mu mijambo nanjye njyewe urebye amani ejo bundi nahanyuze ngiye ku isoko nsanga arimo arakubura amajije koza ibyombo hasi uyu mugabo kandi byagenze bite ko mwiruka ejo bundi tutaha ubukwe bwiwe bimeze neza byaje kugenda bite gusa nyine ntabwo nzi hagati aho ngaho ikibigamijemo ariko amani arambwiye ngo ni ukubaha umugore ngo ni uburinganire uburinganire ngira mbyibazaho sinabitindaho ariko nanjye kubura no koza ibyombo ni ikibazo mu rugo rwe rero ndibutse namuhamagaye kuri telefone numva umwana ari kurira numva ibintu by'amasafuriya nase uri mu gikoni arambwira ngo yaraciye guhunga aho umukozi ari kogereza ibyombo njye narabyiye byose umwana wese hari umwana nigeze nkuru ariko baba barakuroze none ariko reka mbabaze bitangira ikintu mbibarize ndetse kumwe cy'umuyobozi bivugaho no kuvuga ngo mujye mukurikirana ibintu kubaka urugo tuza kubaka urugo ni ubufatanye gushaka urugo ntabwo ari ngombwa ngo umugore arwiharire cyangwa se umugabo arwiharire sibyo ndabyumva akanya niba warashatse umugore ni ngombwa ngo umugire inkorofani yiri gutwara ibintu cyangwa se umugire umuntu wikorera imizi ku buryo byazamuka bikagera ku rwego rwo koza ibyombo reka koza ibyombo ni mu rugo rw'umugabo birakwiriye kuko ni mu rugo rwe umva iwawe urushaka nk'ubwo imana zarumvise wallahi badari umuyobozi iwe yakoza amasahani natubwiye amasahani iwa wagenda ukoza ibyombo muri wabo mwayemerera nkavuga mwabavandimwe mwe muri twumve nyine bw'ikintu agiye ibintu byatangiye ubundi kuva tuva mu murenge umugore mbere yose tutajya mu murenge twari sheri ishushu be utuntu nk'utwo ugenda bizi ntibibura ibintu ari neza mva mu kazi najya mu rugo ngasanga amazi rwose yuko aba arashyushye nk'abandi bagabo bose nyuma kuva mu murenge niho uyu mugore neza yashatse bampaye niho barangura imitasiyo abandi baraguswara utari we ntabwo mbizi yaje ambana kasa mutwe kugira ngo ni satani bampaye oya wenda tajya ngo twamenya ijambo akajya turi kumubeshya yavuze se ntawe njyewe simuvuga agenda muvuga hari ukuri kuravugwa ukuri gushyira mu biganiro murakoze cyane mu gitondo arambwira ngo wogeje ibyombo amubwira ngo ntabyogeje ahita amubwira gukora ibyaha iby'umwana bigeze kuri urwo rwego se urumva niba baragiye kureba televiziyo barabamo ibiki ntumbaze ngo mwafite ngo abagore mari ngo bimirijwe imbere ngo sinakubwira ngo ndebeke mu bwonko ngo mbone ngakambaho muri napfa nzapfa cyangwa se ngo nziyahure kwenye bwede ngarasi mubeshye nagiye kubifuka ngo bavuga n'umuntu hano mu isi kikure bwari wesanga ni igitiyo kimusuza hanze n'ibyaba kumbe nsanze igitifu kuza hano waba ubiziho ntabyo nzi nimba mamagaye cyangwa nako bari umuyobozi nawe ndabwiza ukuri uretse gato nk'igenda ajya kuvuga uko byagenda atse umuyobozi umugore kamubwiye ngo njye koza ibyombo ngo nabyogeje akango njye gufura ibyahe nkavuga ko nta kibazo njya kubifura ukabuza umbwira ngo ndamutocaringa ubwo hagati aho ubwo nakoze irihe kosa kuba nakubyambwiye yantwaye nk'ingorofani ndabyemera nabyo ntibimunyuze none nubwo ngeze ngashaka ngo niyahure gitifu bose bya base natugiye n'inama ahubwo nambwira ngo nzafunga hari aho yankira ngo mbere kwigira nabi mu by'ukuri ngo ndigira nabi ijambo yarivuze ntabwo mbeshyera uhari mva rero umuyobozi ndabiha agaciro mu baturage ayobora nimba ari uko mutangiye kuyobora abantu ntabwo ibyo byakunda rwose ntabwo byakunda turumvikana neza ndakumva ariko ntabwo abaturage bampane turumvikana ibyo mbabwira ntabwo umugore ijambo yarasezeranye ntabwo bivuze kuba umugabo yaba yarasezeranye n'umugore ngo abigire ibyitwazo yumve ngo kuba narasezeranye njye nakomeje kumva ikibazo cy'uyu mugabo
ngo kuba ngo twarasezeranye ngo sinigeze ngira amahoro ariko ni ukuvuga ngo kubera ko yitwaje ko asezeranye niho yahereye akandamiza umugore we sibyo uko gukandamiza umugore rero mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cyacu turimo barasezeranye we ntabwo byemewe ku mugabo we wa mugabo uza amategeko hamwe nayo ntabwo yazi namwe mwazi nakoresha nabi umva muyobo namwe ko mwiza amategeko ukaba wariza amategeko wenda twaragutoye nk'umuyobozi ukabutuyobora rahira kejo mugihe nta kwiboneye musuhuzanya mukuntu harebana wowe n'umugore w'amana arabonye kuko ni wa muntu w'abaturage oya sumu kuko ndabicemanga ntabwo byumva neza none jewe gusuhuza umuntu ni ikibazo jewe sinumvamo n'ijambo ariko tutubwizanye kuri niba ngewe ndi mu rugo maze rero oya uretse mbabwiye ariko ibaze uri umuntu w'umugabo umugore ahamagara umuntu anabizi uburyo wawe wabikora gute nimukenera ibibazo nimwamukenera ibibazo n'ubundi hano nta nubwo mwe mwanandegeye muzansange mu biro byanjye mu mpamagare muze mbakemurire ibibazo ayo magambo yanyu ndayahaza ikintu cy'ibinyemeje nuko numvise ngo yaje hano batanga muhamagara n'amata nabizi igihe mbese jye mbyumva neza nibyo